Nitwa Nyirasafari Denise, ngiye kubaha ubuhamya bw'ukuntu umupasiteri yantuburiye akandongora hafi umwaka wose, anyizeza yuko nidukomeza kugenda turyamana nzabona urubyaro. Kubera yuko nari naramutakiye mubwira yuko twabuze urubyaro kandi mbona bigiye kunsenyera, nibwo yambwiye uti rero mukobwa wanjye, ni njyewe wagusezeranyije n'umugabo wawe ndagushyingira, uti ngomba kuguhesha n'umwana. Ati kandi kugira ngo ubashe kubona urubyaro, tugomba guhera ubu ngubu turyamana kugeza ubashije kubona umwana. Pasiteri yarandongoye aragenda mpindura nk'umugore we pe, ku buryo nabaga mbizi ko mu cyumweru iminsi 2 cyangwa 3 pasiteri tuzaryamana. Reka rero mbaho ubuhamya burambuye kugira ngo n'abandi mwigireho kandi mwumve n'ukuntu ingeso y'ubusambanyi ari mbi. Uzi yuko uko nakomezaga kugenda nsambana na pasiteri byatumye ntangira kugenda nzinukwa umutware wanjye. Reka mbahe inkuru yanjye mu magambo arambuye. Nakundanye n'umusore tuza kubana. Mu by'ukuri mu kubana yambereye umugabo mwiza pe, ntacyo namuburanye, ntacyo yanyimye, yambereye umugabo mwiza. Hahandi najyaga nicara nanjye ubwanjye nkirya icyara nkavuga nticyokoze ni njye ufite umugabo. Ubwo twamaraga kubana, umutware wanjye twaganiriye ku bijyanye no kubyara, arangije arambwira uti rero umugore wanjye, nibwo tukibana ndacyaguharaye, ntago twahita tubyara. Arambwira uti reka ukoreshe onapo utangire kuboneza urubyaro, nibura nka nyuma y'imyaka 2 twumva agahararo kashize, noneho tugiye kuba famiye isanzwe, aba aribwo tuzabyara. Ati kano kanya ndumva nta kindi kintu nkeneye uretse kuba ndi kumwe nawe nk'umugore wanjye, nkabanza nkagufiringa nkakumva neza. Ati kuko iyo abantu bamaze kubyara tayari nta mwanya bongera kubonerana, stress z'urugo zihita zitangira gutezamo. Ati rero ntabwo nshaka ibyo bintu aribwo nkimara kwitwa umugabo. Twarabyemeranyijwe, ubu mpita njya muri onapo, ntangira kujya niteza agashinge k'amezi 3. Umutware wanjye turabana, mbega urukundo we, urukundo rugenda neza. Ndavuga nti iri ni rya juru rito koko bajyaga bavuga. Ku isabukuru impano, kuri Saint Valentin impano, ku munsi w'abagore impano, mbese nta kintu na kimwe nashinze umugabo wanjye. Twabanye neza. Nyuma y'imyaka 2 nk'uko twabyiyemeje, arambwira uti noneho shere wanjye, uhereye ubu ngubu ntuzasubire kwa muganga, reka noneho tubyare. Twarategereje ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, mbona ntasama. Maze amezi 5 naje kubaza umuganga, icyo gihe nagiye kwivuza ibindi bisanzwe, mbamuteye inkuru y'ibyo bintu. Muganga arambwira ati rero iyo wakoresheje onapo inshuro nyinshi, iyo maze gukuramo onapo ntabwo uhita ubyara. Ati byibuze utegereza mu gihe cy'amezi nk'6, aho niho utangira guhangayika. Ati rwose tuza ntugire ikibazo, haracyari kare. Twakomeje gutegereza, tubona umwaka urashize, njye n'umugabo wanjye tutarabyara. Nuko umutware wanjye atangira guhangayika. Umwaka wa 2 wituramo. Ubwo mu mwaka wa 2 wibuke tumaze imyaka 4 tubana nta mwana. Umwaka wa 3 umaze kwituramo, dutegereje umwana, umugabo wanjye ati ibi ntabyo, tugomba kujya kwa muganga barebe niba ari njye ufite intanga zidafata cyangwa nimba ari wowe ufite ikibazo. Ati kuko aho bigeze noneho dukeneye
umwana. Ubwo umugabo wanjye tumaze kubyumvikana, twese twari duhangayitse, famiye bari baduhanze amaso batubaza se ko mutabyara bimeze biti. Umva, twaragiye tujya kwa muganga ndi kumwe n'umutware wanjye. Tugeze kwa muganga, muganga aratubwira uti rero nta kibazo mufite, yaba umugore nta kibazo afite kigaragara, umugabo nta kibazo afite, mutegereze n'ubushake bw'Imana. Hari n'abamara imyaka 10 bakabyara abana bagera muri 4 gutyo, ati nimutegereze. Muganga atubwiye gutyo, icyizere cyaragarutse, nuko turataha dusubira mu rugo. Umwaka wa 4 witura mu mwaka wa 5. Wibuke ko ndi kubara imyaka y'umwana, tutegereje umwana, ntago ndi gushyiramo ya myaka 2 nari ndi kumwe n'umutware wanjye. Mbonye rero bimeze gutyo, imyaka imaze kuba 5, umugabo wanjye yatangiye gucika intege. Nayibaza imyaka 7 abantu birirwa bababaza se ko mutabyara. Umugabo wanjye yatangiye gucika intege, atangira kwishora mu businzi, atangira kujya ataha yasinze, natongana namubwira nti se mugabo wanjye ibi bintu ko atari byo, akambwira ati se ko ntakibasha gusinzira, ati ko mpora nibaza impamvu tutabyara, ati basi reka njye ndara nyweye agacupa bizajya bindinda gutekereza cyane. Nahise mbibona ko aho bigeze atari heza, ndetse biri kugana habi cyane. Negereye pasiteri, ndavuga nti amasengesho niyo ashobora byose, reka negere pasiteri. Nawe yajyaga bimbaza nkamubwira nti turacyategereje. Naje kumwegera umupasiteri wadushyingiye, kuva kera nasengeraga iwe, uretse ko nyuma naje kuhava nyuma yo gushyingirwa. Nawe urabyumva abantu baraburana. Naje kujya gusengera iwe rero mu minsi yashize, tubonana tutari duherukanye, haraciyemo nk'imyaka 3. Mu kumbona yaratunguwe, arambwira uti wabaye mwiza cyane, atutandukanye na kera, ese byagenze bite, ibintu nk'ibyo. Pasiteri rero nibwo namubwiye ko mushaka. Ndamubwira nti se pasiteri, ko nshaka kuzaza kunsura tukaganira, ufite umwanya ryari? Pasiteri ati ndikorera, n'ejo ubishaka njyewe naza kugusura. Uwo munsi njya ku rusengero rwe hari ku Cyumweru. Pasiteri twahise duhana gahunda yo kuwa mbere mu gitondo, mbibwira n'umutware wanjye, ariko umutware wanjye yari afite inama saa 2 za mu gitondo, biba ngombwa ko atari bubashe kubonana na pasiteri. Ariko njye nifuzaga ko pasiteri yaza kuza n'umugabo wanjye ahari, akanatuganiriza, nkareba ko basi umugabo wanjye yahinduka. Pasiteri yageze iwanjye saa 4 za mu gitondo, ndamwakira, arambaza se n'ubu ngubu nta mwana? Ndamubwira nti pasiteri, nicyo cyatumye nguhamagara, ndagira ngo nsengere, ndaremerewe, urugo rwanjye nta byishimo bikibamo, yewe no gukora igikorwa cy'urukundo njye n'umugabo wanjye ni ibintu tudaheruka. Pasiteri nyine mubwiza ukuri, ndamwerurira. Pasiteri yarambwiye ati reka dusenge. Pasiteri yatangiye kunsengera. Nyine uwo munsi aransengera, arambwira uti umva, aransengera pe, turafashwa twuzura umwuka. Uwo munsi nta mico y'uburaya namubonyeho, cyangwa se imico y'ubuhehesi, hoya, wari umunsi usanzwe nk'iyindi pe. Yari umuntu usanzwe nk'uko asanzwe yiyubaha. Pasiteri arambwira ati ubwo twinginze Imana, reka dutegereze turebe icyo Imana izakora. Arambwira uti ariko wabaye mwiza pe, ati ngo heruka udafite ikibuno kingana gutya. Mwumva yakunze kwibanda ku kibuno cyanjye, ariko ntagikoreho, ntagira ate, mwumva nyine ni bimwe byo gutebya biri aho ngaho. Uwo munsi rero pasiteri tumaze kuganira yaratashye.
nta bintu byinshi twaganiriye. Haciyemo iminsi 2 yaje kumpamagara, yabanje kunyandikira kuri WhatsApp arambwira ati nubona umwanya umpamagare uri wenyine, mfite message yawe. Nahengereye mu gitondo, iyo message pasiteri yimpaye saa 12, haraciyemo iminsi 2 avuye iwanjye. Nahengereye ari mu gitondo, umugabo wanjye amaze kujya mu kazi, mfata telefone mpamagara pasiteri, ndamubwira nti pasiteri, message mfitiye ni iyi. Ati wa mugore we, Imana yakuntumyeho, utari ko yakuntumyeho ikintu gikomeye. Ati ni ikigeragezo. Ndamubwira nti se bimeze biti? Ati rero reka nze nkurebe iwawe tubiganireho niba umugabo wawe adahari. Ndavuga nti rwose nta kibazo, ngwino. Pasiteri yaje kundeba nka saa 3 n'ubundi za mu gitondo. Muha karibu nk'uko bisanzwe, yinjira iwanjye ndamwakira. Maze kumwakira twatangiye kuganira. Arambwira tuzi ikintu Imana yansabye gikomeye. Ndamubwira se ni igiki mukozi w'Imana ko wampabuye? Ati Imana yambwiye ko ngomba kuryamana nawe kugeza ubashije gusama. Ati kubera ko hari abantu bakuroze barakuzirika ku buryo utapfa gusama utari kuryamanye n'umukozi w'Imana, agaca inzira kandi mugakora imibonano ibanjirijwe n'isengesho. Ati rwose nta kabuza umugabo wawe azagutera inda yinjire. Numva birantunguye byatari, ariko bitewe n'ukuntu numvaga nifuza umwana, nirinze kurwanya pasiteri, ariko namaje nti pasiteri, none se bibaho ko Imana ikorera mu cyaha? Pasiteri arambwira uti cyane rwose. Ati none se, ati kuki Imana, ati kuki umuntu runaka ashobora kuza akakuroga, ati abantu bakaguha urw'amenyo, nyamara ubwo burozi ntibukwice, ejo ukongera ukakira ukaba muzima kugira ngo hagaragare gukomera kw'Imana. Ati rimwe na rimwe Imana ikorera mu cyaha. Ati se Yuda kuki yagambaniye Yesu? Ati yagombaga kumugambanira bakamwica kugira ngo atubere igitambo. Ati rero Yuda iyo atabikora ntabwo tuzi uko kano kanya isi iba imeze. Ati rero rimwe na rimwe Imana ikorera mu cyaha bitewe n'imipango yayo. Ubwo ndeba nanjye izo ngero zose pasiteri ambwiye, ndavuga nubwo ari umukozi w'Imana ubimbwiye, ubwo nibyo nyine. Pasiteri arangije arambwira uti duhereye kano kanya reka dusenge, nitumara gusenga tujye mu cyumba uraramo n'umugabo wawe nkurongore pe. Ati kandi ndakurongorera aho ngaho, nta gakingirizo ndi bukoresha. Ati we ntugire ikibazo, vuba aha Imana izaguha umwana. Ndamubwira nti se pasiteri, kuri kumbwira ibyo bintu, ubu ndamutse ntwite inda nararyamanye nawe, ejo nkabonana n'umugabo, namenye iyo nda ari iyande? Arambwira ati wowe kora ibyo Imana igusabye, Imana iba ifite imipango yayo. Muri ako kanya nari ntarakaraba pe, ni kwa kundi nari nanaryamiriye, mbyuka pasiteri ari nk'aho agiye kugera iwanjye, ibintu nk'ibyo. Ntago nigeze mbona umwanya wo gukaraba, kandi murabizi abagore ukuntu duteye, noneho by'umwihariko abagore babyibushye, ntago wagenda ngo ubonane n'umugabo utabanje gukaraba. Nabwiye pasiteri nti reka mbanze njye muri dushe, nimva gukaraba ndahita ngo karibu mu cyumba. Pasiteri ati se ahubwo waretse tukajyana muri dushe? Ati reka tubanze dusenge. Pasiteri yakubise isengesho ry'iminota nka 30, aruzura kwa kundi umuntu yuzura umwuka agatitira. Arangije kunsengera nibwo twagiye hehe muri dushe yo mu cyumba cyanjye. Nakuyemo imyenda, gusa numvaga mfite isoni pe.
na pasiteri akuramo imyenda. Turangije ariko pasiteri arambwira ati ibi bintu bigomba kuguma ari ibanga, hari ibintu umugabo atagomba kumenya. Twagiye muri dushe nkarabana na pasiteri, ubwo niko agenda amfataho ankoraho antegura akansirita nanjye nkamwuhagira. Byari ibintu nyine ubona biri romantike pe. Tumaze gukaraba twagarutse mu cyumba turisiga turisiga. Tumaze kwisiga tujya ku buriri. Tugeze ku buriri pasiteri twarateguranye bihagije, nuko dukora icyo gikorwa turaryamana. Sha binagenda neza cyane. Birangiye rero nta kindi cyakurikiyeho, twaruhutseho nk'isaha, nyuma pasiteri arataha arambwira ati mu gihe iki gikorwa kitarabyara umusaruro, mu gihe utarasama, ati ntituzigera turekeraho, niko Imana yambwiye. Ati none rero tugiye kujya turyamana 2 mu cyumweru. Ati kuwa gatatu no kuwa kangahe no ku cyumweru. Ndamwese ku cyumweru ko wagiye mu materaniro nanjye umugabo wanjye adakora. Ati okay, ati ubwo reka dushyire kuwa mbere no kuwa gatanu. Twabikoze gutyo, uhereye uwo munsi pasiteri dutangira kujya turyamana, tukajya turyamana, mbigira ibanga, umugabo wanjye ntiyabimenya. Ndategereza, ubwo muri iyo minsi niko ndi kwitwara neza ku mugabo wanjye kugira ngo tugire ikintu dukora, turebe ko havamo umusaruro. Twakoze ibishoboka byose, pasiteri turaryamana, ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, ubwo urumva mu cyumweru tubikora iminsi 8. Kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu ntangira kurambirwa. Noneho kandi ikintu cyanteye kurambirwa nta kindi, natangiye kujya mpura n'umugabo wanjye nkumva nta nzara mufitiye. Bitewe n'iki? Ejo nahuye na pasiteri, nyine ibintu nk'ibyo. Amezi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, my dear, nibwo natangiye kujya nitekerezaho nkavuga nti ariko ubundi uyu mupasiteri ntiyambeshye, akaba ahubwo aba yishakira ubuturu, akabeshya ko twumvishe ko mu minsi ya nyuma n'abakozi b'Imana benshi bazaba ari abanyabinyoma. Ntangira kubitekerezaho, ariko ndavuga ese nkora iki? Rimwe rero twari twagiye ahantu mu cyumba cy'amasengesho, twari twagiye ahantu mu ntara, nuko nagiye gusura bene wacu, arambwira uti rero nsuye ku munsi njya mu cyumba, ati ngwino tujyane gusenga. Tujyana bisanzwe, nta muntu n'umwe wo muri icyo cyumba narinzi pe. Ariko haturutsemo umusore, hari umusore ukunda kuzura umwuka wari uriyo. Umusore yarujujwe, arangije arambwira ati wa mugore we, ati wuzuye icyasha, tugende hanze tuvugane. Aransohora arambwira ati Imana imbwiye yuko uri umusambanyi kandi itigeze ibyishimira habe na gato. Uriya muntu musambana w'umukozi w'Imana tarakubeshya, nta Mana yamutumye ngo muryamane. Tegereza igihe cyawe nikigera, Imana izaguha urubyaro, ariko urekeraho gusambana n'uwo mutekamitwe wiyita umukozi w'Imana. Ati hari ubwo nzi? Ndamubwira nti sinkuzi. Ati uko niko Imana imbwiye. Nanjye nabitekerejeho ndavuga ntari ku mugani, yego n'abahanuzi b'ibinyoma bariho, ugasanga nk'uyu hari umuntu wamuhaye nk'amakuru yanjye, ariko se umwaka wose umupasiteri adasiba kundongora mu minsi twavuganye, umugani wamwizera? Nanjye byaranshanze, nza kubihagarika. Natangiye kujya mbwira pasiteri nti simpari.
pasiteri ati nyamara uri gusuzugura itegeko ry'Imana, ejo yakongera simpari, ukwezi kurashira, ukwa kabiri kurashira, ukwa gatatu ntiyakongera kumbaza niba mpari cyangwa ntahari. Nafashe umwanzuro, ariko n'ubundi umutware wanjye nyine ni kwa kundi yabaswe n'agacupa, ntago tubanye neza nk'uko bikwiriye, ariko sinamurenganya nanone.